Nibyo reka twinjire muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro mw'abantu mwe uyu munsi wa none tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 turagarutse muri studio kuri micro ndi Bosco in Region Info ni nyuma y'amasaha menshi kabisa tutabonana ariko reka mbabwire ko bitari bimeze fresh gusa ubu ngubu ibintu byamaze kugenda rwose bijya mu buryo birimo biragenda bijya mu murongo gake gake abantu mwese mwadusengeye batwifurije ibi byiza cyangwa se n'abadukumbuye muri rusange bibaza batese Mutaram Bosco yabarehe reka babwire ne kabisa mukomeze kugenda muryoherwa n'ubuzima abo namwe bitameze neza no kwihangana abo bimeze neza sava turakomezanya ariko kandi nanone reka babwire ko kuri tariki ya none tugiye kwicara imbere y'izi mikoro kuri inshuro nanone tukareba iby'amakuru agezweho nanone tukareba aho ibintu bigeze aho ibintu bihagaze bamwe bati barabicamo imigane abandi barabica inkoro bati bigezi wa Ndabaga ni koko se ibintu bigezi wa Ndabaga reka turebe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabizi ko kugeza umunsi ibihugu biravuga ko bihanganye mu buryo bumwe se cyangwa ubundi leta zunze ubumwe za Amerika zirafunga nk'umuhuza ariko baherutse gufata ibihano bamwe bise baringa abandi bakavuga ati ibihano birakora nyamara ku Rwanda ariko kandi nanone icyo ugomba kuba wamenya hari bamwe bavuga bati ntabwo wica gatera wica ikibimutera ubwo hagati aho ngaho hagati y'intambara Repubulika Demokarasi ya Kongo M23 u Rwanda muraza kujya muri comment mutubwire ibyo ntabwo ari byo bituraje inshinga ahubwo ndagira nkubwira mu makuru akomeye cyane yamaze kuba yamenyekana nyuma yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yirukanka henshi iharanira icyo bita ubusugire n'uburenganzira bwayo nk'uko abategetsi b'iki gihugu bitangaza nyuma ukabona ko noneho yatangiye ivuga batabyumva igerageza kwirwanaho ariko uyu munsi iravuga byibuze bikabasha kumvikana ijwi rya Repubulika Demokarasi ya Kongo rimaze kugera henshi umuryango umwe w'Uburayi ikibazo cya Kongo baravuga bati uyu munsi hakwiye kugira ibihagarara sawa honyine gusa ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye ubona ko ibintu bimaze kugira isura yindi bifata ubu ngubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ikintu kimwe cyangwa se nehe intambara igeze aho iki gihugu gihanganye no kugira ngo nubanga ibihano bimwe byagiye bifatwa noneho gihanganye no kugira ngo icya mbere bishyirwe mu bikorwa ikindi hongererwe ibihashyirwe ibihano bikakaye leta ya Kongo Kinshasa irimo iratangaza byinshi ndetse biravuga ko irimo gutegura ikintu gikomeye gishobora no kugira ingaruka zikomeye cyane ku Rwanda uvuga ngo leta ya Kongo iri gutegura ikintu kidasanzwe gishobora kugira ingaruka zidasanzwe ku Rwanda mu buhe buryo rero mu buryo buri politique mu buryo buri economic ndetse no mu buryo buri social cyangwa se mu buryo rusange bw'abaturage izo sector zose zombi uko ari eshatu leta ya Kinshasa ikaba iri gutegura ikintu gihambaye gishobora kugira ingaruka ku Rwanda ibi ngibi rero bikaba byaragiye bigaragara cyane mu minsi yashize leta ya Kongo ikavuga iti twebwe mu gihe umutwe wa 23 utarahagarika ibikorwa byawo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ntabwo uzaza ngo tubwire ngo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe zarahagaze ati kandi nanone ni ibintu udashobora kutwumvisha nyine leta ya Kongo ndetse n'abayishyigikiye bakavuga bati ntabwo ushobora kutwumvisha ko ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi u Rwanda ruvuga atari cyo gisobanuro cyo kohereza ingabo cyangwa se abo basirikare b'u Rwanda ku butaka bwa leta yacu cyangwa se mu gihugu cyacu ibyo leta ya Kongo ikabishingira ivuga iti mu gihe bitarakurwaho mu gihe ibyo bitarahagara mwibagirwe ibintu bimeze gutya mwibagirwe ko mu by'ukuri turareka kuba turabasabira ibihano ariko bamwe mu banyekongo bakavuga bati ntibigarukire mu bihano gusa bamwe bakavuga bati ikibazo niba cyanze guhagarara niba leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse ibintu bamwe banyekongo ko bagiye banabivuga mbere ntabwo ari ubu 2025 twari kumwe 2024 twari kumwe 2023 twari kumwe mutangaza muti ubwo ndavuga abanyekongo mutangaza muti u Rwanda intambara rwadushojeho ati natwe tukwiye kwikemuza uburyo bwo kurwana cyangwa se bw'imirwano abo bavugaga bati Kongo igihugu cya Kongo ni kinjire mu ntambara byeruye nacyo kinjire kigira iki kirasa ariko nanone bakavuga bati ikibazo ntabwo ari uko gikemurwa hakwiye kuba uburyo bwa diplomasi nibwo bugomba kubanza bukageragezwa mu gihe Kongo ihanganye n'imitwe nka ADF biri kuvuga ko irica abantu rwose bagera kuri 50 mu cyumweru kimwe ntago ibyo bigarukiraho ihanganye n'ikindi kibazo gikomeye cyane aho kugeza umunsi bamwe mu banyekongo bari mu rujijo batangiye kubyumva ibyo byafatiye ku iki byafatiye kubwo uwo bita umurundi uhagarariye abandi ni Nteze Ernest hafi aho ngaho yerekezaga i Burundi mu ntare Rusaci agajya gushibira ingabo z'u Burundi akavuga ati mwarakoze cyane barundi kuba mwarumvisha ikibazo cyacu
ndetse mukajya kubamagana umutwe wa 23 ndetse tuturengera ngo natwe dushyireho itafari udakomeza kubikurusyo kuri twirwana ndetse na bene wacu b'abanyamurenge, hanyuma mu by'ukuri ugasanga dukomeje kugenda duhura n'ibibazo bikomeye cyane, ugasanga dukomeje kugenda mu by'ukuri abasore n'inkumi ngo abasore by'umwihariko n'abagabo bakiri batoya ngo bari bamaze gushira rwose mu miremenge, kubera uko ngo M23 uraba ukigimbuka ukigira akabavu, M23 igahita igutwara. Ubwo ngubwo nyine niko biri kugendera muri gahunda ya twirwaneho. Ibi rero bamwe mu banyamurenge bakavuga bati ntago byumvikana neza, ati ntago tubyumva neza, jamais ntago bishoboka, ntago bigomba gukomeza gutyo, hatabwo ikintu kigomba kubaho nuko mu by'ukuri ibyo bintu bigomba kuba byahagarara, tukinjira mu ntambara bizeruye, kurwanira igihugu, tukarwanira ubusugire bw'igihugu cyacu, tukarwanira ubutaka bwacu, gakondo zacu, atariko ibintu nanone byo gushyigikira imitwe irwanya leta ntago bigomba gukomeza kubaho. Abo ni bande? Abo ni twirwaneho. Ibyo rero biratwerekeza kuki? Biratwerekeza ko hari bamwe mu batangiye kumva neza, mu banyekongo batangiye kumva neza, ruvuga ngo bari mu gihu nakwita cya 23 bavuga ko batangiye kumva neza uruhande rwa leta, batangiye kumva neza ibyo leta ivuga kuri iyo nshuro. Ibyo biraza kugira iki rero? Biraza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri 23, biraza kugira ingaruka zikomeye cyane ku Rwanda, mu gihe leta ya Kongo yashinjaga u Rwanda yonyine, tukaba tutagiye kubona noneho abantu baturuka muri wa mutwe u Rwanda ruvuga yuko mu by'ukuri uwo mutwe naho ruhuriye narwo. Ngira ngo mwarabyumvisha ubwo Ernest Nteze yageraga i Burundi, yaravuze ati twebwe intambara ngo yo kuturwana, intambara yo kurwana abanyamurenge turagira ngo ihagarare. Ubwo bivuze iki? Ayo manota ku Rwanda yaragabanyutse. Ibi biraza kugira ingaruka zikomeye cyane. Ngira u Rwanda rwavugaga ruti twebwe turarwanira abanyamurenge, rukongera rukarenga rukavuga ruti twebwe turimo turarwanira abanyekongo b'ubwo bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kubangamirwa. Ugasanga bamwe muri bo bari basanzwe bari muri iyo crew cyangwa se iyo coalition, barazanga bakavuga bati mu by'ukuri ibyo ngibyo bakaza bakavuga bati ibyo ngibyo u Rwanda ruvuga ntago ari byo. Ibyo ni intambwe yambere ikomeye cyane u Rwanda rugiye gusigara ruhangana nayo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibe yabikoze, yabishyuye, bari babikuye ku mitima yabo, biba ari ukuri cyangwa se atari ukuri, twe turi kugenda mu mujyi waho ibintu bihagaze, biraza kuba ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se biraza gusigira ihurizo leta y'u Rwanda. Ngira ngo mwarabibonye, kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bimeze cyangwa se ibyo ndi kubabwira ko ari ukuri, uwo bita Olivier Nduhungirehe bakikora iki gikorwa yisaguruka yamagana ibintu, aravuga bati mwamagana aba bantu ati kuko abangaba barimo gukoreshwa, ataba barishyuwe, no guhangana nyine n'izo ngaruka ndetse no gukumira ko ibyo bintu bishobora kuba byagaruka bikagera kuri iki gihugu cy'u Rwanda, aho ubuyobozi bugerageza nyine kubirwanya. Leta ya Kongo nayo ikomeje imigambi yayo cyangwa se ikomeje ibikorwa byayo mu gutegura uburyo bwose bushoboka, bibe hasi hejuru, bibe ku ruhande, bibe hirya, bibe uburyo bw'amahoro, bibe uburyo bw'urugamba, plutôt bibe uburyo bw'urugamba. Bari kugerageza gutegura inzira zose zishoboka kugira ngo bahangane n'iki kibazo. M23 rero ngo yaba yateye twatsi ibyo kuva muri Bukavu. Ibi byose byaje bute? Reka nkubwire iby'aya makuru. Ngwiro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naryo turi kugarukaho, ryatangiye kwamagana bimwe muri mu byakomeje kugenda bikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi uwo bita ni umuvugizi w'abarwanya wo kunyara Lawrence Kanyuka, bari hafi aho nyine kugira ngo agire amakuru atangaza. Uyu rero yageze icyo avuga cyangwa se yageze uko abivugaho, aravuga ati hari biri kuvugwaho bitari byo. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigenda bishingira n'ubundi cyangwa se byubakira kuri icyo kintu cyo kuba kugeza uyu munsi urugamba ruri kwimukira mu buryo bwa politike, kuko abantu benshi bari gutinya bati se uyu muryango umwe w'ibihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu bikomeye cyane ni baza gufata ibihano biraza kugarukira. M23 ikarwana n'icyo kintu cyo kuvuga iti twebwe reka tugaragaze uko ibintu bimeze, uko uruhande rwacu rumeze, bitaza kugenda bikagera n'ubundi ku byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashakaga nk'abo bahanganye nyine. Uyu munsi ngwiro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaje gutera utwatsi amakuru avuga ko ngo ryaba ryarafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni umujyi 23 yagezemo mu kwezi kwa kabiri, matariki 18 gutyo 2025. Ubwo bivuze ngo umwaka wose urashize uyu mujyi uri mu maboko ya 23. Hari amakuru rero yavugaga ko ngo uyu mujyi wabawuvuyemo, gusa ndagira ngo nkubwire ko n'ibitero bisatira umujyi bikomeje kugenda byiyongera. Ngira ngo murabizi ko ibice birimo Kamambu
ibice byose byamaze kugenda bifungwa kubera imirwano iri kuba. Ubu mujyi wa Bukavu ibyagemurwaga muri uyu mujyi bivuye muri Uvira byarahagaze kubera imirwano. Bati iki rero, bati ihuriro AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahakanye aya makuru. Ku mbuga nkoranyambaga hari kuzenguruka itangazo ngo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa AFC/M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi ndetse n'imiyoborere, Bertrand Bisimwa, ngo rivuga ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke. Kuri wa 21 Werurwe umuvugizi wa AFC/M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri tangazo ari ikinyoma kandi ko ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugamije kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye igoma tariki 11 Werurwe 2026. Ibi ni bisobanuro bya Kanyuka. Kanyuka ngo yatangaje ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero ciciwemo mu Faransakazi bita Karine Bueste wakoreraga ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku bana kibagirana. AFC/M23 yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare nk'uko ndimo kubikubwira. Gusa ngo ibingibi AFC/M23 yavuze ko ngo ari ibihuha ndetse abantu bakwiye kuba batabyiringira cyangwa se ngo babihangeho amaso kuko ngo bishobora kuba byabayobya. Iyo ni 23 rero yarimo yisobanura cyangwa se yeregwa. Nabikubwiye nti kugeza uyu munsi ibintu birimo biraba kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo ni intambara yamaze gucengeramo abahanga cyangwa se icyo nakwita abantu bafite ubwenge bwinshi. Ni intambara yamaze kujyamo abantu bazi gutekereza cyangwa se bazi gupanga icyo twakwita mu by'ukuri ibi bitero yabo mu buryo bwa politike, ku buryo ikintu umuntu ashaka kuvuga ikintu cyangwa se ashaka gutegura ikintu kikandikwa mu bitangazamakuru kigasiga ingaruka zikomeye cyane zishobora gushyira hasi uruhande rumwe, yaba uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba uruhande rwa M23. Nk'ubu aya 23 ujya wumva ivuga ati leta ya Kinshasa irimo kurasa mu bice bituwe n'abaturage, irimo kwica abaturage. Ibyo byose ntibishobora gutuma iyi leta mu gihe ibyo bya biramutse bihamye cyangwa se mu by'ukuri hemejwe ko ari byo bishaka gutuma ijwi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ryageraga ntabwo ryaba ricyumvikanye, byaba bihagaze aho ngaho cyangwa se byaba birangiriye aho ngaho. Ibyo ngibyo nabyo ni bimwe mu bikomeza kugenda bigira iki, mu bikomeza kugenda bitegurwa muri iyi ntambara nk'uko mu by'ukuri biba bigenda bigaragara. Amakuru rero atugeraho kugeza uyu munsi aremeza ko mu by'ukuri imirwano irakomeje, nubwo hakomeje kugenda mu by'ukuri hategurwa uburyo bw'ibiganiro. Kugira ngo mwagiye mubibona ibya Katari, ntumbaze iyo bizarengeye, ntumbaze ubu ngubu ibiganiro twavuga bisigaye. Nuvuga ngo nubwo nakubwiye nti hari ibintu birimo birategurwa, mu bintu byose byagiye bikorwa mu biganiro twavuga hari n'ibyategurwaga ejo bundi ngo byagombaga kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bikabamo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bikabamo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'izindi mande zigiye zitandukanye. Ibyo byose ntabwo byigeze bikorwa cyangwa se nta kintu byigeze bigeraho. Ibyo wabivaho ugakubitira ku bya Nairobi bya kera, ibya Rwanda bya kera, kubita no ku byava ahangaha bya Qatar, iduha muri Qatar. Kugeza uyu munsi nibyo ndimo mvuga nti ntumbaze ngo ibyo byarengeye noneho byo. Uyu munsi uraza kubitekereza ubishakishe ubibure. Ibiri kugira agakeregeshwa ndetse abenshi banavuga bati umugabo bita Donald Trump, uyu mugabo yajaje ati ndetse ni umugabo nanone utajya kuva ku izima. Ni ibi bya Washington ndetse no kuba nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga bati cyangwa se bongera bagafata umwanya akavuga bati niba duteguye deba cyangwa se hari ikintu turimo turagiramo uruhare, turimo turagerageza gukora, ntabwo dukwiye kugaragara nk'abanyembaraga nkeya, tuzakora ibishoboka byose icyo kintu kimenyekane, icyo kintu kivugwe. Ngira ngo mwarabyumvishe kubwo byibuze habagaho gusinya konyine gusa hagati y'abakuru b'ibihugu b'u Rwanda n'u Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa bati hagiye ko gusinya. Donald Trump yahise ahaguruka aravuga ati twebwe nka Amerika tuzi ubushobozi dufite, tuzi aho tugarukira, tuzi abo turi bo, twe turiyumva. Yahise yemeza avuga ati intambara ngiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nagize iki, narayihagaritse. Ubwo rero mu gihe Donald Trump yamaze kuvuga gutyo, nta kindi kintu kiba gisigaye nuko tuba tugiye kubona mu by'ukuri ko Amerika ikomeza kugenda yigaragaza nk'igihugu cy'igihangange. Ni nayo mpamvu ubona hakiri agakeregeshwa k'ibi biganiro bya Washington. Ariko ubundi faze tugezeho, nge nkurikije ibyo ndi kubona, faze tugezeho muri iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
nta yindi faze tugezeho, ni faze yo kuba mu by'ukuri haza kugenda hapurikwa ibihano, abe kuri M23, abe ku Rwanda, abe kuwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe ushobora gutandukira nubwo nabo basaba ibyo bihano. Ngira ngo murabizi ko hari bamwe mu mitwe igiye itandukanye ishinzwe ibikorwa bitandukanye cyangwa se n'abayobozi ushaka gukora ibyo bikorwa nawe. Hari abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza uyu munsi bafata ibihano, uwo ari wese nawe wagira uruhare muri ibyo bikorwa nawe bizaba bimutegereje. Uyu munsi rero faze tugezeho ni faze noneho ibiganiro byacitse intege, ni faze noneho imirwano iraba irimo kuba. Hanyuma mu gihe imirwano iraba irimo kuba, tukabona abantu runaka, amatsinda runaka, mu by'ukuri za minisiteri runaka zirimo ziragenda zifatirwa ibihano, ariko ibyo bihano nanone bikaba ntacyo bivuze. Ibyo bihano bikaba ntacyo byahindura ku muturage uri kwimurwa mu mirwano muri Kivu y'Amajyepfo, muri Sange, bikaba ntacyo byahindura ku muturage wimukiye Bujumbura kugeza uyu munsi akaba ababaje ku buryo budasanzwe, cyangwa se akaba ari guhura n'ingorane zo kuba mu by'ukuri yabuze ibyo kurya kubera ko nyine yimuwe mu bice, yimuye iwabo. Ibyo ngibyo nta kintu biza guhindura ibyo bihano, ngira ngo mugenda mubibona, ndetse yewe bikagaragara ko ibyo bihano nta n'ikindi kintu biza guhindura ku mirwano turimo tugenda tubona, byibuze ngo bibe byatuma tubona byibuze hari n'agahenge k'iminsi ingahe. Ahubwo uraza guhita utekereza uti se nyuma y'ibyo ngibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biragaragara ko irimo iragenda itegura ibihano biri gufatwa. M23 nayo iragerageza kwinjira mu mirwano igihangana n'ibitero by'indege. Bamwe mu bayobozi kandi bari gupfa. U Rwanda narwo rukomeje kuvuga ko rudafite aho rwuriye n'icyo kibazo, ndetse kandi rukinangira ku bihano bifatwa. Bivuze iki rero? Bivuze ko hari ikindi kintu kidasanzwe gisaba kwitonda ndetse no gushungura kugira ngo ubashe kuba wakimenya, cyangwa se n'ubundi hakaba gutegereza tukabona igisubizo kigiye. Buriya narababwiye nti igihe gishobora gusobanura ibintu bitabasha gusobanuka. Igihe nicyo kintu cya mbere gishobora gusobanura ibintu mu by'ukuri bishobora kugora abahanga. Abahanga bamwe bo muri za Harvard University, bahanga uzasanga rwose bavuga bati uriya rebaho, ati rwose uramuzanire kwijoni kuyisorovinga n'iminota ntabwo yirwa atinda. Abo ngabo rero, abo ngabo tugiye kuba mu by'ukuri twabona ibyo tugiye kuba twabona, nkeka ko uyu munsi igisubizo cyabyo haraza kubamo igihe, kuko ibintu birimo biragenda bihinduka. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ntabwo bavuga ko bitaye ku ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuvuga uyu munsi ngo baraza gufata ibintu bikakaye, ngo baraza gupanga imishinga ikomeye ishobora gutuma mu by'ukuri bagira iki, bazana igisubizo. Ahubwo nta kindi kintu kigomba kubaho. Babonye ko amasosiyete y'ubucuruzi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kwinjira cyane muri ibi bice, ndetse ibi ngibi bizabafasha cyane gukomeza kuziba icyuho cy'ibyambu bya Homs. Murabona hari haca icyo bita za peteroli, bikomoka kuri peteroli, mu gihe Amerika iri mu rugendo n'ubundi rwo guhagarika tuvuge ibinyabiziga bikoresha izo ngufu zikomoka ku bisukika, aho bari kugenda mu buryo bw'amashanyarazi. Amabuye azifashishwa muri izo nganda cyangwa se yifashishwa, murabizi aho bita Iron Mask ni umwe mu babiri inyuma cyane. Amabuye inganda zifashisha nta handi aturuka, agomba guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu mubona barimo kwinjira mu mugero. Amerika yitaye kugira ngo icyuho cy'ubukungu bwayo ubukungu bwayo butazagwa bukajya hasi, ikongera gusubira muri economic depression, cyangwa se umukuba k'ubukungu bwabo. Ntabwo uzambwira ko bazafatanya iyo mishinga ngo ni bimwe bavuga tujya gutera uburiza arabwibanza. Ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izitabwaho nk'uko byagakwiye, mu gihe Amerika nayo irimo ihangana n'izi ngaruka z'intambara ya Ukraine. Icyo ni icya mbere, irimo ihangana n'izi ngaruka z'intambara ya Iran, ndetse Iran noneho yo yaje ari kashi ivuga ati umunyamerika ari hose turamurasa, ivuga ati umunyamerika we yakuraga ubushobozi hose turahagarika, ndetse n'ibindi bikomeye birimo za Korea y'Amajyaruguru, Uburusiya nabwo buraba buri inyuma aho ngaho, Ubwongereza barimo barishakisha bavuga bati reka duce kuri Amerika. Urumva ubona umuvuduko wose Amerika yakaba ishyira ingufu muri ibyo bibazo nabyo ifite ibyo ihanganye nabyo. Igisubizo ni ikihe? Igisubizo nta kindi ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abayituye abanyekongo ubwabo nibo bafite igisubizo cy'intambara, ubyangu byemere.
mu by'ukuri bahanganye nayo, nibo bantu bashaka kuba babikemurana. Mu gihe bice bakavuga bati twebwe ikibazo ni icyabo, ni ukuvuga ngo ikibazo ni icyabo, nibo bantu bashaka kuba bagira iki bagikemura. Reka rero mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana kuri mikoro na Bosco in Legion Info, auto tubana makuru n'ibiganiro byinshi babikomeje kugenda bimenyekana, byinshi babikomeje kugenda bivugwa, mwabumwe tugenda tubanyuramo gake gake tukamenya uko byifashe naho byerekeza, dusangira ibitekerezo, aho ujya muri comment ugashyira ibitekerezo cyo cyangwa se inyunganizi, like mukanasharinga abandi nabo bakumva ibitekerezo cyangwa se bagatanga ibitekerezo byabo. Ushaka no kunyarukira muri group yacu WhatsApp, aho ureba munsi muri comment ukareba link tuba twaguterekeyemo ikakugezayo kabisa, ukayikanda ubundi tukayakomeza kugenda tubana. Nta kindi kintu kiba gisigaye no kunyarukira no kuri Waroro TV ugakanda subscribe ubundi tukajya tugenda tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, hasta la vista.